uramenye ntuzigere ubeshyera umuntu na rimwe cyangwa se ngo wirirwe umurenganya ngo yakumeneye ibanga, kuko burya ukimara kubimubwira ntabwo bikiri ibanga. Ibanga burya riba ibanga iyo warimize ukarishyira mu mutima wawe ndetse nturisohore hanze ntihagire umuntu ubimenya. Urugero nk'iyo ubitse ikintu abantu ukacyereka umuntu umwe, afite amahirwe yo kukiba ndetse mugasigara mushidikanya hagati yanyu mwiburanya ese ninde wagitwaye, kuko we niba utaragitwaye ariko ntuzi ko wenda ashobora kuba ari mugenzi wawe, mbese ntabwo wabona n'uwo ubirenganyiriza. Igihe rero ibanga rivuye mu mutima wawe rikajya mu mutima w'undi ntabwo rikiri ibanga. Ibyo bintu abantu benshi bajya bakunda kubyibeshyaho bakaba bakiryita ibanga kandi ryarangije kumenwa kare. Ibanga rero burya rimenywa na nyiraryo iyo aryimeneye, ntabwo riba rikiri ibanga ahubwo rihinduka inkuru isanzwe. Rero ntuzongere kubyitiranya.